Ibihe byiza ko rero dukurikiye muri iyi video reka turebere hamwe akamaro n'ibitangaza bishobora kuba ku mubiri wawe igihe watangiye kunywa te vert cyangwa green tea. Green tea abantu benshi barayizi bamaze kubimenya ariko ni bake bazi akamaro kayo. Green tea rero ni ikinyobwa gitangaje kubera ibinyabutabire birimo nka za polyphenol, za epigallocatechin gallate n'ibindi turaza kuvuga ngaha. Ibinyabutabire nibyo bituma green tea cyangwa te vert igira akamaro ku mubiri wacu mu buryo butandukanye, ikaba yagufasha kwirinda no kwivura indwara nyinshi tugiye kuvuga muri iyi video. Kurikira rero kugeza turangije iyi video kugira wumve zimwe mu ndwara ushobora kuba urwaye, ushobora kwifashisha iki cyayi cya green tea, iki cyayi gitangaje, maze ibyo bibazo byawe bigahita bikemuka. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe, okay? Kanda kuri like, kandi nimba hari ikibazo ufite cyandike muri comments turaza kugusubiza. So green tea rero ibamo ibyo bita antioxidant. Antioxidant ni ibinyabutabire bifasha umubiri gusohora ibyo twita imyanda yo mu maraso. Imyanda yo mu maraso mu by'ukuri ntabwo ari imyanda nk'imyanda yo muri puberi, okay? Imyanda yo mu maraso ni ibintu igihe umubiri uba wamaze ukora imbaraga, hagasigara ibyo bintu bita ama free radicals, nibyo mu kinyarwanda ushobora kwita ko ari imyanda yo mu maraso, kuko iyo bisigaye mu maraso, iyo bisigaye mu mubiri bishobora kugutera indwara zinyuranye nka kanseri cyangwa izindi. Rero iyi green tea kubera iyi catechin ibamo, ifasha umubiri gusohora ya myanda iba yasigaye mu mubiri igihe umubiri uba wamaze gukora. Gusa ibi ngibi ntabwo ari byose. Ikindi ni uko kubera ama polyphenol aba muri green tea, bifasha umubiri, ibifasha utunyangingo kudasaza, bityo ukaba wagumana uruhu runyerera, ukagira ngo hari ibindi kandi ari ukubera iyo green tea unywa umunsi ku munsi. Ikindi dukwiye kumenya cya kabiri ni uko green tea iyo umenyereye kuyinywa cyane cyane ukayinywa mu gitondo mbere ya saa tatu, bifasha ubwonko bwawe gukora neza, bikaba byatuma umuntu atekereza neza, bikaba byatuma nyine utabaho uhora urwara umutwe, ariko nanone bikaba byakurinda indwara zimwe na zimwe, indwara zisusumira. Gususumira bimwe bita ngo ni maladie Parkinson, akenshi biterwa n'uko hari utunyangingo, ibyo bita amanoyo gris centraux mu bwonko aba yatangiye kurwara atari gukora neza. Iyo wanyweye green tea rero biragufasha, bigatuma ayo manoyo gris centraux akora neza, bikaba byakurinda iyo ndwara y'isuzumira. Ariko hari abantu nanone ahora afite stress, ahora afite umushiha, avuga nabi cyangwa akajya abura ibitotsi. Iyo uzi ko ugira ibyo bibazo, akenshi biba biterwa n'uko ubwonko bwawe buba butaruhuka neza. Uzajya unywa green tea ariko wirinde kunywa nijoro, tumaze kukubwira n'ingano ugomba kunywa kugira wirinde izo ndwara zose zitari ngombwa. Gusa ikindi dukwiye kumenya ni uko green tea iyo uyinyweye igufasha kugabanya ibiro. Nimba ufite umubyibuho ukabije, inda yaragize iriya kubera umubyibuho, ibi ngibi ugomba gutangira kunywa green tea. Impamvu ugomba kunywa green tea ni uko green tea cyangwa te vert ifasha umubiri wawe gutwika ibinure. Bifasha umubiri wawe gukora icyo bita lipolyse, ni ugutwika ibinure, nyine gutwika amavuta ari mu mubiri wawe, ariko bikanafasha umubiri wawe gusohora ingufu cyangwa energy z'umurengera ziba ziri mu mubiri wawe. Akaba ari niyo mpamvu usanga umuntu ushaka kunanuka barakubwira ngo ukore siporo, ariko kugira wunganire ya siporo ugiye gukora, byakabaye byiza kubanza kunywa green tea iminota 30, ukanywa igikombe cya green tea maze ukajya gukora siporo. Iyo green tea wanyweye irafasha umubiri wawe noneho kubitwika neza, ifatanyije na ya siporo, umva mu gihe gito, aho kugira umara amezi 3 kugira bya biro byawe bigabanuke, ukaba wamara ukwezi kumwe. Ikindi ukwiye kumenya ni uko green tea cyangwa iyi te vert ifasha umubiri wacu gusohora ibyo bita ama cholesterol. Cholesterol mu by'ukuri ntabwo ari
cholesterol usanga ko cholesterol nziza, cholesterol mbi. Mu by'ukuri cholesterol ntabwo ari mbi. Okay? Ikibi ni ubwinshi bwayo. Ni nk'uko bavuga ngo isukari itera diyabete, ngo isukari ni mbi. Isukari ntabwo ari mbi kuko isukari niyo ubwonko bukoresha kugira ngo bukore. Ikibazo ni isukari nyinshi. Okay? Ahangaha rero icyo tugiye kuvuga ni cholesterol. Cholesterol mu by'ukuri ntabwo ari mbi kuko umubiri wacu kugira umubiri ukora imisemburo, kugira umubiri ukora ibintu bimwe na bimwe ukoresha iyi cholesterol. Ikibazo kiba iyo cholesterol yabaye nyinshi. Kandi kenshi cholesterol iba nyinshi kubera ko nyine uba udakora siporo, uba uri aho ngaho ukunda kurya amavuta menshi cyangwa amasukari menshi. Kugira bigabanuke, tangira unywe green tea. Iyi green tea izatuma cholesterol zawe zigenda zigabanuka, zisubire ku murongo. Ibi ngibi bigufashe imitsi yawe. Kuko iyo cholesterol yabaye nyinshi, ni byo navuze nibyo ijya kwishira mu mitsi, yakwishira mu mitsi, imitsi ikaziba. Imitsi yaziba bikaba byagutera indwara y'umuvuduko w'amaraso, bikaba byagutera indwara z'umutima, bikaba byagutera indwara z'ubwonko nka stroke, ugahita uba paralize, ukabungara aho ngaho ku myaka ya 30, 40, umva ukaba mu kagare bakajya bagusunika kubera ibintu byo kutita ku bintu nimba ari ko nabivuga. Rero tangira unywe green tea, ibi ngibi bizagufasha. Gusa ikindi tukwiye kumenya ni uko green tea ishobora kugufasha kwirinda kanseri zimwe na zimwe. Impamvu ishobora kugufasha kwirinda kanseri zimwe na zimwe ni uko iyi green tea mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaye ko ituma utunyangingo tuzavamo kanseri tudakomeza gukura, bityo rero bikaba byakurinda kurwara kanseri y'ibere, kanseri ya prostate nimba uri umugabo, kanseri y'amara, kanseri y'uruhu n'izindi n'andi moko ya kanseri. Usibye rero ko iyi green tea ishobora gutuma umwijima usohokamo iriya myanda cyangwa buriya bwose buba buri mu mwijima, iyi green tea mu bushakashatsi bwagaragaje ko ishobora gufasha umuntu ugira ibintu by'impumuro mbi mu kanwa, ukaba uhora ugira impumuro mbi, ukaba wiborosa, ugaba ukora iki, ariko ugasanga mu kanwa hawe hahora hagira impumuro mbi. Tangire ufate green tea. Iyi green tea izagufasha cyane cyane ko green tea byagaragaye ko ishobora gufasha gukuraho ibyo bita amaplaque, ibi bintu bituma amenyo aba umuhondo hirya no hino cyangwa mo imbere. Iyi green tea iyo umenyereye kuyinywa ituma ibyo bintu by'umuhondo bisohoka mu menyo, ibi ngibi bikaba byagufasha. Gusa ikindi dukwiye kumenya ni uko green tea ishobora kugufasha gusubiza isukari yawe ku murongo. Ahangaha ni ku muntu urwaye diyabete cyangwa umuntu wese ushaka kwirinda diyabete. Turazi ko diyabete akenshi iba iterwa n'uko insuline yawe iba itari insuline, ugira icyo bita insulino resistance. So insulino resistance ni igihe utunyangingo twawe tutari kwakira isukari iri kuzanwa na insuline ngo ibashe gukoreshwa. Ibi ngibi rero bikaba byatuma umuntu arwara diyabete kubera ko ya sukari iri kunanirwa kwinjira mu tunyangingo, iri kuba nyinshi mu maraso, yaba nyinshi mu maraso, umuntu bakavuga ko arwaye diyabete. So rero nimba ushaka kwirinda diyabete, tangira unywe green tea izagufasha. Ikindi dukwiye kumenya ni uko green tea ituma umuntu aba relax. Nimba uri umuntu ukaba uhorana stress, ukaba ubura ibitotsi kubera stress, ibi ngibi ugomba kubyirinda unywa green tea. Ariko ukwiye kwirinda kunywa green tea nijoro. Ibi ngibi ukwiye kubimenya. Ikindi dukwiye kumenya ni uko mu bushakashatsi bwakozwe mu Bayapani byagaragaye ko Abayapani babaho imyaka myinshi kubera ko usanga benshi muri bo 99% by'Abayapani banywa green tea. Iyi green tea rero nk'uko twabivuze ituma utunyangingo tudasaza, bigatuma wowe muri rusange udasaza, bikakurinda indwara za hato na hato. Ibi ngibi bikaba byatuma wiberaho neza udasaza vuba. So ni iyi ngano rero ya green tea umuntu yakagombye kunywa cyangwa atakagombye kurenza. Wakagombye kunywa green tea amatasi 2 ku munsi cyangwa 3, nturenze 3, kuko iyo urengeje 3 ugira kafeyine nyinshi mu maraso yawe. Wagira kafeyine nyinshi mu maraso yawe bikaba byagutera ibindi bibazo, kubura ibitotsi n'ibindi bibazo, umutima ukaba watera cyane. Ariko ibindi dukwiye kumenya ni uko green tea
ifasha na fer kwinjira mu maraso neza, yakwinjira mu maraso neza ukaba wakwirinda indwara zo kugira amaraso make n'ibindi. Akaba ari niyo mpamvu iyi green tea biba byiza n'ubundi kuyinywa mu gitondo byibuze mbere ya saa tatu, ukayinywa rwose, ahangaha iragufasha umunsi wawe ukagenda neza. Tukaba tubashimiye rero kuba mwadukurikiye, twongera kubibutsa gukanda kuri subscribe, mukande kuri like, kandi nimba hari ikindi kibazo kidasanzwe ufite cyandike muri comment, turaza kugusubiza nawe utaha. Bye bye.